uyu mwana bamugejeje kwa muganga, muganga ashobora kuba yarabonye ari nk'ibintu byoroshye, kuko igikomere cyagaragaraga hano ku rutugu, muganga yagerageje gupfuka, ariko ibyari mu mubiri imbere ntabwo yabirebaga. Baketse ko agakomere kaha ngaha inyuma nta ngaruka zabayemo. Rero uyu mwana yitwa Keza Ketia, akaba ari umwana mu by'ukuri wari uri mu kigero cy'imyaka 12 ndetse wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Uyu mwana rero yaje kugwa mu mpanuka ubwo ku munsi wa gatatu mu gihugu hose cy'u Rwanda cyari cyatumijeho abana bari hagati y'imyaka 10 ndetse n'imyaka 20 kugira ngo bagire amasite bagenda bahuriraho ku mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariyo mpamvu rero yatumye uno mwana Keza Ketia utuye mu karere ka Muhanga, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Shyogwe, mu kagari ka Ruri. Uno mwana nawe yitabiriye iki gikorwa cya leta nk'abandi bana mu buryo busanzwe. Iki gikorwa rero cyari cyahuje aba bana bari hagati y'imyaka 10 ndetse n'imyaka 20 hano mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe. Iki gikorwa cyari cyabereye kuri Don Bosco cyangwa se ahantu abantu benshi bazi nko kuba Sereziyane. Ni ikigo giherereye hano hafi uri muturuka i Kigali ugeze aho bita mu cya kabiri, aho bita nanone kuri Turisime. Ni muri iyo santere kino kigo cya Don Bosco agerereyemo. Rero uno mwana nawe yavuye mu rugo nk'abandi bana, nawe aritegura yerekeza kwa kino kigo, ariko nyine ntibyaje kumugendekera neza kuko ubwo bari basoje bino birori mu gutaha, uno mwana nibwo yaje gukora impanuka agongwa n'ikinyabiziga mu by'ukuri tutabashije kumenya, kuko uno mwana yasanzwe mu by'ukuri aryamye mu muhanda yakomeretse, avuga yuko ari ikinyabiziga kimunyuzeho kikamuhutaza. Nyine murabyumva nk'ababyeyi twarahageze tubona yuko ari ibintu bikomeye, aribwo twahise dufata iya mbere mu kujyana uno mwana kuri centre de santé ya hano mu cya kabiri, cyangwa se centre de santé ya Gitarama. Ni ivuriro riri hano hafi neza mu cya kabiri hano mu karere ka Muhanga. Rero tukigera kuri no vuro, mu by'ukuri kuri no centre de santé hano mu cya kabiri, muganga yarabyitegereje abona ko umwana afite agasebe ahagana ku mutwe ndetse afite n'akandi gasebe ku rutugu, ariko muganga ntago yagize ishyaka cyangwa se umuhate wo kureba niba uno mwana yaba ari ikindi kibazo runaka yaba afite. Nicyo cyaje gutuma uno mwana bamupfuka utwo dusebe yari afite ndetse abahita bamusezerera arataha. Ariko nyine mu kugera mu rugo umwana yakomeje kugira isesemi ndetse no kuruka cyane, ari nako ataka avuga yuko umutwe umumereye nabi urimo kumurya bikabije. Bagerageza kumuha imiti kwa muganga bari bamuhaye, ariko babona yuko bigomeje kuba iby'ubusa, aricyo cyaje gutuma bahita bafata iya mbere bamwihutana bamujyana i Kabgayi. Rero bakigera i Kabgayi, urumva nyine kwakira umuntu nk'uwo babona udafite igikomere ndetse nta na transfer afite, nabyo urumva ntago baje kubyemera. Niyo mpamvu baje kubabwira ngo babe bajya kumushakira transfer kugira ngo bamushyire mu ivuriro, kuko nyine ni hospital, ni ibitaro bikuru ndetse mpuzamahanga. Ni ibitaro bya Kabgayi. Abantu benshi bazi mu karere ka Muhanga ibi bitaro barabizi neza. Rero nicyo cyatumye bamutuma transfer kugira ngo bakire uno mwana bamuvure, ariko mu gihe bakiri kwaka transfer uno mwana yaje guhita abura umwuka, ahita apfa ku kanya neza. Babona yuko abirangiye. Ababyeyi bakomeza kuvuga yuko bafite mu by'ukuri ikibazo cyo kuba uyu mwana wabo yaba yarakoze impanuka muri ubu buryo, yagiye mu bikorwa bya leta mu buryo busanzwe, ari leta yabatumijeho, ndetse bakavuga yuko haba harabayemo n'ikibazo cy'uburangare bw'abaganga, nk'uko bavuga yuko uyu muganga wamwakiriye bwa mbere kuba yarabonye yuko umwana afite udusebe, ariko bari kumubwira ko yakoze impanuka, muganga kumva yuko byaba ari ibyo ngibyo gusa, ko nta kindi kibazo umwana yaba afite. Wenda ku bantu bazi iby'ubuganga cyangwa se ku bantu b'inzobere bazi uko isuzumwa rigenda,
sinzi niba wenda ibyo uno muganga yakoreye uno mwana byari bihagije kubona yuko afite igikomere agapfuka utwo dukomere tugaragara inyuma gusa. Wenda sinzi uko bimeze, sinzi uko bigenda kuko ntago ndi umuganga ndetse sinize n'ubuganga. Ababizi munaza kutubwira neza muri budusobanure muri comment uko izi gahunda zigenda cyangwa se uko biba byifashe. Rero ikibazo cya mbere ababyeyi bagomeje guhura nacyo baravuga bati umwana wacu kwa muganga yararangaranywe, kandi nanone bakongera bakavuga ati n'umwana wacu kuba yaragonzwe n'ikinyabiziga mu by'ukuri kitaje kumenyekana. Naho niho ngo barimo bahera basaba leta ko mu by'ukuri hakorwa iperereza kugira ngo kimenyekane, aba babyeyi babe bahabwa n'impozamarira. Ngira ngo ku mashusho muri kwitegereza, aya ni amashusho yafatiwe ku irimbi, ni ku irimbi rya Gihuma. Ku bantu bazi igihuma, ni irimbi riherereye mu karere ka Muhanga ahantu hazwi nk'i Kabgayi, niho hari irimbi nyine abantu bashyinguramo. Rero hano murana yuko uyu mwana nawe bari bagiye kumushyingura, byari agahinda, yari amarira menshi mu by'ukuri ku maso y'ababyeyi, ku bana biganaga, ku bantu bose wabonaga yuko ababyeyi mu by'ukuri bafite agahinda ndetse banababaye ku buryo bugaragara. None rero ikindi kibazo twaje gukomeza kwibaza, turagira tuti ese nk'umwana w'igihugu, yari umwana wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, ndetse uyu mwana yari umuhanga ku buryo iyo ataza guhura n'isanganya nk'izi ngizi, iyo ataza kugira ibi byago mu by'ukuri bibabaje muri ubu buryo, yari umwana uzavamo umuntu ukomeye, yari umwana uzavamo umudepite cyangwa se akaba minisitiri ndetse akaba yaba na meya. Nyine yari umwana mu by'ukuri wari ufitiye igihugu akamaro, ndetse ari umwana wubaha, wemera gutumwa n'ababyeyi, udasuzugura. Muri sosiyete yari umwana ukunzwe, ariko nyine ntago byaje kugenda neza, ntago byaje gukomeza kumuhira nk'uko muri kwibona hano ku irimbi rya Gihuma riherereye mu karere ka Muhanga. Murana yuko twaje kumuherekeza mu by'ukuri, wenda gusa sinzi niba navuga ngo tumuherekeje mu cyubahiro gusa, ariko uko biri kose kuba twafashe umwanya tugatera isengesho, navuga yuko ari mu cyubahiro. Ariko ikibazo nanone cyaje kubaho nuko ababyeyi nabo kubona uburyo bamuherekeza kugira ngo babone isanduku bashyiramo umurambo w'uno mwana byagoranye, kandi ku bantu bari kwitegereza murabona yuko mu by'ukuri ni isanduku uburyo imeze ntago bigaragara ko mu by'ukuri ari umwana w'igihugu waherekejwe mu cyubahiro. Niyo mpamvu rero nakomeje gusaba buri muntu wese ubona ino nkuru, ubona kino kiganiro, nawe yaduha inkunga mu bitekerezo, tukamenya mu by'ukuri nibo hari itegeko ryarenganura ababyeyi b'uno mwana, cyangwa se nibo hari uburyo uno mwana mu by'ukuri nk'uko turi ababyeyi be bari kugomeza bavuga yuko haba hari inshingano zirengagijwe, yaba ku muganga, yaba ku kinyabiziga cyagonze uyu mwana kikirukanka kikabura, ndetse haba no kuba uyu mwana yaratumiwe mu bikorwa rusange na leta. Kuko nagomeje kubibabwira yuko uyu mwana yaturutse mu rugo ku munsi wa 3 yitabiriye igikorwa leta yari yatumijemo abana bose bari hagati y'imyaka 10 ndetse na 20. Niho rero uno mwana nawe yari yerekeje, ariko biza kurangira bitamugendekeye neza, ariho yaje gukora iyi mpanuka. Ikinyabiziga cyateje iyi mpanuka nticyaboneka, nticyagaragara neza, ndetse nyuma yo kujya kwa muganga nawe navuga ko habayemo uburangare. Gusa wenda ntago ndi inzobere, sinzi ngo kwa muganga kuri centre de santé baba bafite ibikoresho bingana bite, cyangwa se ibikoresho byabo biba bifite ubushobozi bungana bute. Ariko ndumva ndetse na buri wese nk'uko twari turi hano, nubwo twese twari dufite agahinda, ariko buri wese yavugaga ibintu uko abibona. Uyu mwana iyo aza guhabwa transfert hakiri kare akimara kugera kuri centre de santé, bishoboka yuko uyu mwanya aba babyeyi batari kuba bafite amarira ameze gutya. Bishoboka yuko natwe tutari kuba turi kuvuga izi nkuru z'agahinda. Nyine murumva yuko ni ibintu bibabaje ndetse ni ibintu biteye agahinda.
abantu bose muri rusange, aba baganga cyangwa se n'abandi bantu bakora imirimo runaka, igihe ubonye yuko hari ikintu utabashije, udafitiye ubushobozi cyangwa se utari gusobanukirwa, ni byiza yuko witabaza undi muntu ugize icyo akurusha, yaba ku bumenyi ndetse n'ubwenge, kugira ngo abe yagira icyo akora mu by'ukuri wowe utabashije. Kuko murabona yuko vuga yuko nyine twacitse umugongo, igihugu cyabuze umuntu kandi wari umuntu w'ingirakamaro. Rero reka nsoze iki kiganiro, wenda ibindi tuzamenya kuri ino nkuru, yaba ku buyobozi uburyo wenda bwazigomwa bukaza bukaba bwasura uno muryango, mu by'ukuri bukaba bwakwifatanya nawe, ukabone yuko uno mwana urupfu rwe rwaba rwaraturutse ku kuba yari arimo kwitabira ibikorwa bya leta. Ngira ngo n'ubuyobozi bw'umurenge wa Shyogwe ndetse n'akarere ka Muhanga muri rusange, mugize amahirwe cyangwa se tugize amahirwe yuko mwabona ino nkuru, mu by'ukuri mukaza tukifatanya n'uno muryango wagize ibyago. Ariko nanone nkangura abantu baba mu bikorwa by'ubuvuzi, abantu baba bafite mu by'ukuri ubuzima bw'abantu mu biganza byabo, nabakangura ko batagakwiye kujya bagira akantu k'uburangare cyangwa se kugira akantu basuzugura. Kuko mu bantu bajyanye uno mwana kwa muganga, mu by'ukuri batubwira yuko uno mwana babonaga ko arembye, ariko muganga we bisa nkaho yabisuzuguye, bitewe n'uko twavuga ko yashutswe n'agasebe yabonaga ku gahanga k'uno mwana, ndetse n'akandi gasebe yabonaga ku rutugu. Twavuga yuko ari byo byamushutse, akumva yuko umwana nta kindi kibazo gikomeye afite, akumva ko umwana ari kwa kundi nyine akoboka akasebe gato kakaba kakwangirika. Ariko nk'uko mubibona, iyo biba nta kindi kibazo runaka gihari, ntago twakabaye turi hano ku irimbi, ntago twari twakabaye uyu munsi dufite amarira ku maso ku bakecuru n'abana. Murabona yuko ari ibintu bibabaje. Abana babuze mugenzi wabo bakundaga, ababyeyi babuze umwana, abaturanyi nabo babuze umwana wumviraga, bajyaga batuma akabasha kubumva mu by'ukuri kandi akabatumikira. Rero ni ukuri biteye agahinda. Niyo mpamvu nkomeza mbasaba ngo muze tube hafi y'uno muryango, mu by'ukuri urababaye, bafite agahinda. Ariko nanone dukomeza gusenga mu by'ukuri dusabira uno mwana kugira ngo Imana imwakire mu bayo, kandi ubugingo bwe ibweze ibutunganye, nawe mu by'ukuri azaraganywe n'abandi mu ijuru. Rero reka nsoze iki kiganiro, reka nsoze iyi nkuru ya n'agahinda, ariko mu isi bibaho, rimwe turarira ubundi tugaseka. Ubu nk'uko dufite ibyago twapfushije, twabuze umuntu, hari n'ahandi bashyingiye bafite ibirori. Nyine mu isi ni ubuzima buhora buhindagurika, ntago ubuzima bwo mu isi bugenda ku murongo umwe. Rimwe na rimwe buramanuka, ubundi imisozi ikazamuka, rimwe na rimwe nabwo tukabona ubuzima butereye. Uretse ko ibyo ngibyo bidakunda kubaho, n'iyo bibayeho bibaho rimwe, ntibihoraho. Rero reka nshimire buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro, kandi nizera yuko muri butange comment, muri butange ibitekerezo byanyu muri comment. Ari nako nshimira buri muntu wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore, tujye dukomeza guhura, gusangira izi nkuru, kugomeza kuganira kuri izi nkuru, zijye zikomeza mu by'ukuri kutwigisha, kugira ngo mu kindi gihe duhuye na case nk'iyi ngiyi, mu gihe duhuye n'ikindi kibazo nk'iki ngiki, tujye tumenya uko tubyitwaramo mu by'ukuri nk'abantu bakuru kandi baciye mu ishuri tukiga. Rero murakoze cyane, njyewe wabagezaga iyi nkuru na Regard Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.